Shimye Imana kongera kumpa uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire amagambo yayo. Uyu munsi kandi nkaba mbazaniye topic yacu igira ngo kwihesha agaciro k'abakozi b'Imana se cyangwa abana b'Imana. Ni gute two kwihesha agaciro? Reka tubisome mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorinto mu rwandiko rwa kabiri, ni sura ya 6 umurongo wa 3 tugarukire ku wa 4. Yaravuze ati titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, kwihangana mu makuba, mu mibabaro ndetse no mu byago. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Pawulo wandikiraga abikorinto, yarabahuguraga k'abakozi b'Imana bagabura iby'Imana, aberekera ukuntu bagomba kwiheza agaciro mu mirimo yabo bakora, mu mirimo yo kugabura iby'Imana, mu mirimo y'ivugabutumwa, mu mirimo yose, mu maministere yose y'Imana. Kwiheza agaciro k'abakozi b'Imana. Imana nishimwe cyane. Muri no minsi Satani afite ama strategy, nkunda kuvuga ama strategy cyane. Ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana ariko nta gaciro yiheza nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu utanga iby'agaciro ari ryo jambo ry'Imana, ahubwo akikomporta nk'abandi bantu bose. Ntamenye nk'uko yikoreye isanduka ry'isezerano, ntamenye nk'uko yikoreye ubutunzi bukomeye kuruta ubundi butunzi bwose. Ugasanga kariya ndavuza, ugasanga karavuga ibigambo, ugasanga karagenda nk'abandi, ntamenye nk'uko afite ibintu by'agaciro agomba kwitondana cyane. Imana nishimwe cyane. Ntamenye ko afite ibyejejwe, ntamenye nk'uko afite ibyo mu ijuru atagomba kubivanga n'ibyo mu isi. Imana nishimwe cyane. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, reka ntangire kubaririmbyi, reka duhugurane bene data. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, ugasanga umuntu ayoboye ikundi y'abaririmbyi, yarangiza ugasanga niwe wa mbere wawuzana ibisitaza kuri barya ayoboye. Urugambo rwiwe rugatuma habaho ugutumvikana mu ikorari arimo, amagambo atejejwe, ibikorwa bitejejwe. Ugasanga niwe wa mbere ufite ubuhehezi kubo ayoboye, ugasanga niwe wa mbere ufite urugambo, bava mu ikorari agatangira avuga uwundi, ugasanga kera ashizeho ikigusha kuri wa muntu ariko abwira. Ugasanga umutima wiwe kera arawishe, ugasanga niwe wa mbere wawubeshera uwundi kugira ngo amumwishemo, kera akabazanye igisitaza mu mutima wa wundi ariko abwira, akabashizeho kera ibariyeri, akabashizeho kera ikibatandukanya n'urya wundi kugira ngo nawe noneho ahinduke umwanzi wiwe. Kandi ari umukorari ukomeye, kandi ari umukorari wemeye kwitaba iyo mpamagazi y'ubukorari kugira ngo azoza aririmba. Dawidi yararirimbaga indirimbo nziza, yararirimbaga indirimbo imiyaga mibi gahunga, yararirimbaga hakabaho changement, yararirimbaga mu isi y'umwuka hakabaho impinduka, no mu isi y'umubiri hakaba impinduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero mu gihe cyose uzozana igisitaza mu bantu, uzomenye nk'uko wawusuzuguza umurimo wawe. No mu gihe cyose uzawukora uzamenye nk'uko ntacyo uhaye ukora nabo
mwamukorana icyo gihe bazakunegura usange kera wasuzuguje umurimo w'Imana. Tugende ku bapasiteri. Abapasiteri bakigira amagambo adafatika, amagambo y'urugambo, amagambo yo kuvugira mu matama, amagambo y'ubuhehesi, reka tubivuge, amagambo atovugira mu ruhame. Icyo gihe kera azaba ariko asuzuguza umurimo yahamagariwe w'Imana. Icyo gihe Imana ntabwo izamwishimira, icyo gihe Imana nta manota izamuheza, icyo gihe Imana ntizamwibuka nk'umukozi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Ugasanga abaprotokole, ugasanga abavuga butumwa nabo nuko niko bikomporota. Ugasanga abayumbe cyangwa se abahudumu cyangwa se abasenzi, ugasanga nabo bagira amagambo benayo y'amacakubiri, aba abayumbe, uriya ngo ameze gutya. Ugasanga abayumbe gusa harimo abo gutukana, abo kubesherana, nguriya yararoze, uriya yakoze iki, mwoka byaramwe. Icyo gihe nta kazi k'Imana tuzoba twadukora, icyo gihe tuzoba turiko twihimbaza twenyine, kuko umurimo w'Imana tubamwo gusebanya, umurimo w'Imana tubamwo kubesha, umurimo w'Imana tubamwo kwicamwo undi muntu, kwica umuntu mu wundi. Mu murimo w'Imana ibyo ntibibaho, ibyo ntibibaho. Rero nimba ari icyo ushaka guhugura undi, saba ubwenge. Imana niyo ifite ikigega cy'ubwenge, iguheze ubwenge, iguheze na strategy y'uburyo wamwigisha. Ariko umusenzi wese uje gusenya akazana igisitaza imbere y'abandi, uwo wese ntabwo azaba ariko akorera Imana, ntabwo azaba ariko akorera Imana yituye mu ijuru. Oyaye, Bwana Yesu asifiwe sana. Inzego zose, umuntu wese uzozana ikigusha imbere y'undi mukiranutsi, icyo gihe azamenye nkuko atari Imana nzima yakorera. Umuhanuzi Yesaya niwe bivuze neza ku isura yiwe ya 5 ku murongo wa 20, yaravuze ngo bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'icyiza bakakita ikibi, n'umucyo bakawushira mu cyimbo cy'umwijima, n'umwijima bakawushira mu cyimbo cy'umucyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibyo abo ugasanga bakavuga ngo ibi twokora bino ni byiza, nta kibazo, nta condamnation, nta kibazo. Ugasanga ko barasiga ikibi bakagisiga amavuta kugira ngo cyemegwe, kugira ngo gikogwe kubw'inyungu zabo, ariko ntibamenye nkuko nyuma y'ibyo bazabibazwa n'Uhoraho, kuko amaso y'Imana areba hose. Macho ya Bwana yaona pote. Taho twakwihishira amaso y'Imana, nubwo twihishira mu ma ministeri yose y'Imana, ariko amaso y'Imana yo karatureba akamenya ibyo turimo. Yewe wagize gutya kugira ngo bigende gutya, nta kibazo kuri wewe, ariko ku Mana ni ikibazo, kandi ibyo uzabibazwa, wewe uzabibazwa. Umutima wanjye ntacyo unshinja, nubwo utagigushinja, ariko ukuri kw'Imana kurabigushinja. Ijambo ry'Imana rirabigushinja mu gihe cyose uzokora igitandukanye n'icyo Imana ishaka, kandi wawe ukita ngo ni cyiza. Ugasanga nibiryoshye ngo babyise ngo ni ibisharira bakabyita ngo ni ibiryoshye. Kuryoshya ibintu kugira ngo babihindure ibisobanutse. Bwana Yesu asifiwe sana. Aha ko turahugurana, mu gihe cyose uzamenye nkuko ukizana igisitaza, uzamenye ko wasuzuguza umurimo w'Imana, kandi ntabwo ari umurimo w'Imana wasuzuguza, ni wowe wawisuzuguza ku giti cyawe, kuko Imana yo ihora yera, twebwe nubwo tutokwera, iyo ihora yera de. Wewe gusa uzoba uriko wisuzuguza ku giti cyawe wenyine. Kandi rero mushuti yanje ubimenye neza nkuko umuhanuzi Ezekiyeli yaravuze ngo ku isura yiwe ya 3 kuri 20, yaravuze ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe
agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye kandi azapfa. Wowe wibwira ngo uri kurakora iby'Imana, urimo urabikora neza, ufite andi mahimbahimba, uri umuririmbyi ufite amahimbahimba, uri umuyumbe ufite amahimbahimba, uri umuvugabutumwa ufite amahimbahimba, uri pasiteri ufite amahimbahimba, urinde uri kinamama ufite amahimbahimba. Umenye kuko nureka ibyo gukiranuka kwawe ukazana amahimba yawe uzopfa. Imana izashyira igisitaza imbere yawe kandi icyo gisitaza kizakuganisha gupfa. Bwana Yesu asifiwe sana. Abantu bazana ibisitaza niko hariya mu gitabo cya Matayo habivuga, ngira ngo ni muri Matayo, haravuga ngo utakizabuza igisitaza kugwa, ariko ishano ni ku muntu uzozana igisitaza. Uwabereye guhambirwa ibuye rinini mu ijosi agatabwa mu mazi akibira ubutaziburuka ukundi. Abo nibo abagabo bitwa ngo bariyubashe, ariko ugasanga imirimo yabo ni y'urukozasoni, ugasanga ibyo bakora ntibyoje ku mugaragaro, kandi barangiza bakishisha mu ijambo ry'Imana. Ariko mumenye ko Pawulo yandikiye ab'Efeso arababwira ngo namwe yarabakijije, mwebwe abari bapfuye, mwebwe abari kure cyane, muzize kutamenya, muzize ibyaha byanyu, ariko yarabakijije. Yabahinduye bazima, abahinduranye abazima nande na Kristo. Ubu muri bazima. Rero abazima mureke kwivanga, mureke kuvangavanga ibintu, mureke kwihisha mu by'Imana, mureke kwihisha mu bayumbe, mureke kwihisha mu baperezida b'amakorari, mureke kwihisha mu bakorari, mureke kwihisha muri bakinamama, mureke kwihisha mu bakristo, mureke muhindukirire Uwiteka kugira ngo atazabateza igisitaza nk'ya kino Ezekiyeli yavuze ngo nimwareka ibyo gukiranuka mugakora ibyo gukiranirwa, nzabateza igisitaza ngo kandi muzapfa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Mureke muri no misi, muri no myaka turimo, nubwo twese twagendeye muri ibyo, nubwo twakoze iby'imibiri yacu irarikira, nubwo twavuze akwakanwa kacu gakeneye, mureke duhinduke rwose. Iki ni igihe cyo guhinduka. Iki ni igihe cyo guhinduka tugakorera Uwiteka tuvuye inyuma. Urufatiro rw'Imana ruracyahari, rwanditse ko Uwiteka azabe. Ruriyo ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Nubwo wihisha mu bayumbe, nubwo wihisha mu bapasiteri, nubwo wihisha mu bavuga butumwa, nubwo wihisha hehe, aho hose Imana irakuzi. Irakuzi nimba utari mu gitabo cyayo cy'ubugingo. Muhungu umujinya w'Imana, muhungu uburakari bw'Imana, nimuhungire mu Uwiteka. Mwitandukanye n'ibyo mutekereza bidakwiye, mwitandukanye n'ibyo murarikira bidakwiye, mwitandukanye n'ibyo mwifuza bidakwiye, mwitandukanye n'ibyo umwuka wa Satani abongorera, ahubwo mwifuze umwuka w'Imana kugira ngo abongorere, kandi umwuka w'Imana nabongorera azabaheza impanuro nziza, kandi muzagenda uko Imana ibishaka. Mureke umwuka w'Imana akomeza abane natwe, mureke umwuka w'Imana abe muri twebwe, mureke umwuka w'Imana abe muri twebwe, dukora iby'Imana twiheza agaciro, twiha agaciro mu magambo, twiha agaciro mu mibereho, twiha agaciro mu bo duturanye, twiha agaciro mu rusengero, twoye kuza tuvuga amagambo yo guhubuka, twoye kuza tubesherana, twoye kuza duhimba ibinyoma, twoye kuza twihimbaza, ahubwo mureke umwuka w'Imana tuyobore kugira ngo dukore iby'Imana kuko bisabwa, kugira ngo twiheshe agaciro tudahutaza abantu kandi ubwacu tutanihutaza. Rero ijambo ry'Imana ribafashe, mureke twiha agaciro muri iki gihe bene data, mureke twiha agaciro kabagabura iby'Imana, kabafite iby'agaciro, kuko ntabwo twugabura iby'agaciro tutihesheje agaciro ubwacu. Rero ibyo twagendemo twarabigendemo, ibyo twakoze twarabikoze, dusaba Imana imbabazi rero kugira ngo Imana iduhindukirire, iduheze imbaraga kugira ngo dukore umurimo wayo turaba agaciro. Rero ijambo ry'Imana ridufashe
kandi Imana ikomeze iduhindure muri ibi bihe. Amen.